Ndabasuje abakunzi b'inkuru mu buzima TV. Amazina yanjye nitwa Kwihangana Abeli. Amazina yanjye nitwa Byukusenge Valence. Yego. Abankorera hano no muri uyu mudugudu wa Gisasa. Umudugudu wa Gisasa niho mutuye. Valence adufitiye imari. Imari udufitiye ni imari imeze gute? Ni inzu ifite ubuso 470 kugira ngo turi buze kwibereka. Iyi ngiyi ifite ibyumba 4 dushe na toilette ebyiri ariko bitarakorwa neza. Cyo ibura ni pavoma n'amarange hanyuma n'inyuma turi buze kubibereka. Hanyuma ikabigurishwa miliyoni 25. Inzu nziza ifite ubuso bunini. Hanyuma ikindi kijyanye n'umuhanda ni inzira isanzwe nta muhanda ifite, ariko iri hafi y'umuhanda munini. Iri hafi y'umuhanda principal, uwa muhanda bazashyira mu kaburimbo ukomeza za Gasanze na Nyacyonga. Ni ahantu heza washora amafaranga yawe akunguka. Kuva ku nzu ugera ku muhanda ni iminota ingahe? Iminota 2, kuko iyo uri ku nzu uba ureba umuhanda munini. Ni hafi cyane. Ubwo ndi kubariza nk'umuntu utari kureba, ariko ngiye nahabonye n'iminota 2 ntabwo igeramo n'umunota umwe. Ni iminota 2 rwose cyangwa umunota umwe. Ni ahantu heza watuza umuryango wawe. Urumva ahantu hafite ubuso 470 ni ahantu hanini cyane. Mwari mutubwiye ngo ni miliyoni 25. Ndumva nta kindi ahubwo mwadutembereza mukatwereka iyo nzu. Child deserves to smile. Every step. Hanyuma dore umuhanda twabonye ko umuhanda ni hafi inzu iri hafi y'umuhanda kugira ngo ni nk'intera byibuze nka metero 500 yaba bizaba ari nyinshi, nk'intera nka 200 byibuze. Kuri aba habonye muri video. Yego, kuko twasanze ko ari nk'umunota umwe cyangwa umunota umwe n'igice. Akayira kamanukamo twakabonye. Hanyuma inzu dore tugiye kubereka ngiyi. Inzu tugiye kubereka tutarayireba ibiyigize. Ibiyigize rero ibigize ni inzu n'imbere harimo inzugi, hanyuma no hanze harimo izindi, hari inzugi naho. Yego. Inyuma ni pavoma isanzwe, no imbere naho ntabwo irangiye. Pavoma ibura. Naramuse neza. Imbere ho ni amatafari gusa. No hasi ntabwo pavoma. Na sima, sima ntabwo irajyamo. Hanyuma iyi ni ya nzu twaberekaga ifite ubuso 470. Ifite ubuso bwa 470 rwose. Yego. Ifite anegisi hanze, ni icyumba na salo na toilette hanze. Ahandi hose ni ikibanza gukurikira iyi nzu. Ifite ibyumba 3. Ibyumba 3 na dushe na toilette ebyiri, ariko ni ibyumba binini bigaye, ubundi inzu ikaba yuzuye. Noneho mudutembereze tureba akantu ku kandi. Shine your light
with me. Sun is out, wind is free. River of hope, river of love, river of love. Waba ufite ubukwe cyangwa wateguye ibindi birori ukeneyemo amafoto na video nziza, Haberi Studio dukora video n'amafoto, twamamariza abafite business, dufungurira YouTube channels abifuza kuba aba content creators bashyashya, babishaka tukabafasha no kuzikurikirana, kandi tugaragaza impano nshya, kwakira n'abafite ibyifuzo, abafite inkuru n'abashaka gutanga ubuhamya. Ukeneye imwe muri izo service watwandikira kuri WhatsApp 078 100 73 26 cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero